ku mupfu. None urashaka kurishyira he? Ese ko nabonye Siridi TV rishyira kuri kamarade ngo Faraway. Mwari Faraway ni Faraway simbizi. Gusa byayenze bite? Ntago umuntu wapfuye. Yesu urugendo rwiza nk'isosi y'ubugari. Ngayo nguko rero. Mutsinda shaka kamarade ku bukubu. Umuhungu wo ku Gisozi batsinda yamaze kuva kuri 3D TV. Impamvu zihari kamarade niba bamwirukanye niba yasezeye simbizi. Ariko kamarade amahirwe menshi n'ugusezera kuko ntibakumwirukana, ntago bamwirukana kandi hari Romeo na kamarade gusa. Ahubwo icyabaye ni iki ngiki, abantu bibazaga nyine gutebya pana kugera ngo Jihad nabimenye biri kuba biza celebra bingana gute. Uko rivuga ukuntu Semuhungu yavuze Jihad amurimira hitaka agira gute, Safediri ku ngubu aho Jihad arishimye niba yabimenye. Jihad harari kubyina rwose. Ku makuru nkesha umukobwa wanjye Keza Erika umubiri gimusuhuza nuko Jihad ubu ngubu ngari mararya ashizaguru kandi gutya aterekaho abyina avuga ati Nyagasani Yezu shimwe ngo kuko wamvugaga uramunzaniye. Ariko nanone ntabyo nshaka. Oya ndasaba Imana avuga ni Nyagasani Imana ishobora byose ari ijuru n'isi, Mana wererana, Mana ukomeye cyane, mushobora byose, Almighty God. Semuhungu bazasanga bitamuhama. Fornication. Mvugira ngo fornication ni sex iri hagati y'abantu bagize batarashaka abagore, nyine cyita kwishimisha, kwinezeza. Uwo muntu rero ngashobora kuba ari mu nzira vi Dubai aza kurega Semuhungu hano wacu mu Rwanda. Ikindi je Toxic yaburanye uyu munsi. Toxic? Yego. Aha byayenze gute? Ariko amaye makuru yambwiye ko ngo atari buze ku rukiko bitewe n'impamvu atazi. Muranzi Yesu no Mitso Boy P Onika Swez Nixi Hambaga Katero Katabugari Insoro Sashima Financial Project PZ eyo so mbrero yo boy yo Samboy Sumba boy aka Mr Kubukubu Kabonyo the Badman the game changer Papa Kamalade. Aujourd'hui tout de suite à ce moment at this moment je sais comme moi-même ndangaha imbere yanyu iyo wumvise ndumwe gusa nicaye hano GB agenda ankwita kanu ka backing ankubita inyuma ujye umenya ngo nje kuba kubita ibintu bya danje cyane, ibintu biguruka. Ariko si ijambo Faraway sinengo rishyira ku mupfu. None urashaka kurishyira he? Ese ko nabonye Siridi TV rishyira kuri kamarade ngo Faraway. Mwari Faraway simbizi. Gusa byayenze bite? Ntago umuntu wapfuye. Yesu urugendo rwiza nk'isosi y'ubugari. Ngayo nguko rero. Mutsinda shaka kamarade ku bukubu. Umuhungu wo ku Gisozi batsinda yamaze kuva kuri 3D TV. Impamvu zihari kamarade niba bamwirukanye niba yasezeye simbizi. Ariko kamarade amahirwe menshi n'ugusezera kuko ntibakumwirukana, ntago bamwirukana kandi hari Romeo na kamarade gusa. Ahubwo icyabaye ni iki ngiki, 3D TV yahinduye umuvuno wo kunikora. Yego. Kuko boss we yashaka kugira ajya akora nka televiziyo. Kandi kubwira kamarade gukora nka televiziyo mu murongo ukore nkaba ntabaresha Jean Dodier cyangwa se abitwa ba Nigena Giovanni, abitwa ba Emikinege, ntago kamarade yabishobora. Byagorana. Kamarade agomba kumanuka nka disike cyangwa nka Jihad cyangwa afata ku mavuta. Cyangwa Pionica. Nkande? Pionica. Inde? Suez. Inde? Uwo ntawe nzi. Urumva? Kamarade rero yagowe n'uburyo ari mu byita ngo ikira ngo imirongo ngenderwaho y'itangazamakuru. Abyita kiriteri. Editorial line yaramunaniye, yaho yaramunaniye, so that's why kamarade yagize gute yahise avuga ngo uti reka nisezerere. Kamarade afite option eshatu.
option ya mbere mu bukene bwe ashobora gushinga channel yuko nanjye nkeneye kumurusha ariko narayishinze kandi nta nicyo murusha uretse kuba murusha uburebure gusa n'ibindi nta kindi. Kabiri, Kamarade ashobora kujya kuri The Choice kuko kuri The Choice hari umunyamakuru umwe ugiye kuhava ubwo Kamarade agiye byaba ari sawa cyane. Gatatu, yajya kuri The Dynamic ubwo Kamarade mumwitege kuri The Choice, Dynamic cyangwa Gashingiye cyangwa nka Murokirita. Kana bwana kumuhembera amakoti se ntabwo dukunyanyagura ibyo byagorana. abasa neza Kamarade ni umuntu wambara neza cyane. umuntu wambaraga neza yari Jihad. Byajya agendeye twasigaranye Kamarade n'ubwo Kamarade ataberwa kubera ko nyine tayi ya Kamarade Kamarade Venkeri cyangwa n'abapunditisi Punditisi mu Jesus nyine kwambara bigahura biragorana ariko nyine yari umwe mu bambara neza. So Kamarade amahirwe masa aho uzajya hose uzahirwe. yazize iki? ntabwo ari cyo aziza ahubwo ni impuzamirongo yaramunaniye uko Serenity ukuntu isigaye ikora biragoye ko Kamarade yabishobora. Akazi karamunaniye Kamarade ashobora kuba yarasezeye abatikaniye ndeke kwanduranya cyangwa se bakaba baramwirukanye kimwe muri ibyo ngibyo. Ahubwo rero azahirwe azajya ariko inama nge namugira ni imwe nashinge channel ye yikorere niyikorere gukorera abandi sera problem uhembwa ibi ngibi nyine harimo ikintu se uwo mwumva yitwa Doxini we wasimbuye GP nta kuvuga nushaka bivumurira ashaka bakwirukana yazari bangagira abanye bakwirukana akazi kawe uwisha harubwo aririrwa. Menya ko umwogoshambre mu Rwanda yitwa Lando de Baba niwe umuntu ukogosha waba uri hose waba waje kuri salo ye ahakorera muri Jani Perfect Salon muri Tropical Plaza nyuma kwiteganya na Tedemir arakogosha cyangwa ukamusanga iwe mu rugo. Jibe mwana wanje Yego. iyi nkuru nayibonye amapumpu yikora ntonse. Iya Kamarade se indi tugezeho. Yego. Kuko nyese mvuga ngo amabere yikora tonsa uko sinze amabere ikintu amaze ikimundo y'amabere Imana yahaye abagabo. Nanjye ejo nahoze mbyibazaho. Nunguye no kumva tubihurizaho. Amabere y'abagabo okay. Amazikira. Akakimaze. Ariko umukobwa yakora ahubwo ahita usinzira. Urumva? Yego. Ni inkuru ya Semuhungu Eric akaba umuhungu wanje. Mbere ni breaking navuze ko mbabaye kuko aba tuziranye bamaze kugira imbere y'urukiko ni benshi bitari byiza kandi bidashimishije cyane. Bwana GB ngewe Semuhungu afatwa hari ibyo nakekaga ariko ntabyizeye. Wakekaga iki? Semuhungu ndibuka yari yagiye mu karere ka Musanze. Yego. Mbere yamaze iminsi ibiri kujya muri hotel twa Best View Hotel iba mu Kizungu ari akorera pool party. Yego. Mbere yuko dutangira icyumweru cy'icyunamo cyariwe kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yego. Semuhungu yaragize pool party hari n'undi Musanze. Yego. Njyewe naravuga nti wasanga kuri umunsi wa pool party Semuhungu wenda yarakoze yararangiye akajya nko mu rugo akeokerera house party bagasakuriza nk'abantu bagahamagara abantu bagafatwa. Yego. Numvaga nyine nje bari ibintu wenda byo guteza akavuyo. Nkumva ari ibintu byo kurenga ku mabwiriza y'urusaku. Ako sinuvuga ko byaba ibi ngibi. Ngo biteye gute rero? Uribuka neza ko ari nge muntu watangaje inkuru bwa mbere cyane. Yafashwe tariki 9 nyine ajyanwa kuri station ya RIB ya Kimironko. Iperereza rirakorwa nyine agira gute arakurikiranwa. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Yego. uyu munsi ajyanye ikiganiro cyiza n'umunyamakuru kuri nge mfata nk'uwa mbere mu Rwanda
mu bintu bye. Oswald Doswakim yego nuriya wundi bakora we ntago muzi kuri radio na TV10 kuri radio NTV10 ntago muzi. Bamaje kuri Semungu nibwo yatangaje amakuru ariko inkuru ngiye gusoma ngiye gikesha igihe kuko uyu muhungu wanjye Nsengiyumva Manuel Emikinige yabafashe ikarama kandika bituvuga ndavuga ntangaha yanditse ngibi ni bizima cyane. Yego mu nkuru ubwo ariko gatoya mbere ko ntangira gusoma inkuru ya Emikinege ubu tuvugana hari umusore akantu biravugwa ko hari umusore ngo uri Dubai ngo waba hari umusore ngo uri Dubai gasubiremo ngo uri Dubai biravugwa ntaga amakuru nyemeje sinyazi ariko nayumvise. Yego ngo hari umusore uri Dubai ntari buvuga izina. Yego 2018 nawe ngashobora kuba yararyamanye na Semuhungu ibindi ndabigaruka ahubwo nsoje inkuru ibyabaye bigiye kuba karakanyuzemo dusorezaho. Dose uyibuka ko ejo ndi gukora inkuru ejo. Yego Narakubwiye ngo Semuhungu ndataha ku isaha 12. Yego umenye ko dose yageze mu ki mushinjacyaha. Ejo rero nyine nkuko byagenze ko nabikubwiye uko wabivugaga byarangiye dosiye ye ishikirijwe ubushinjacyaha. Yego Urumva Kicukiro bita abaparike akenshi kwa kabiri no kwa kane nanibuka. Turi kwa kane turi kwa gatatu uyu munsi turi kwa gatatu bivuze ngo ejo Semuhungu arita abaparike ejo arajya mu bushinjacyaha nyine kwiregura naho kuko iyo dosiye bashikirije ubushinjacyaha naho uritaba nyine ukajya kugira ibyo usobanura kugira umve niba utari busanye no muri RIB ubushinjacyaha bwanasanga unarengana bakagukurekura ko n'ubushinjacyaha burarekura. Yego uri kumva umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Rwanda Investigation Bureau gasubiramo ako kantu Rwanda Investigation Bureau ndaguhumbi 5 umbwira iyi B yo ku izina ry'umuvugizi kivuze B Murangira B utabizi uceceke izina ry'umuntu kurigoreka ntago yari sawa ntago mbyibuka. Muri comment umuntu urandika iyi B mu mazina y'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nabikora neza ashobora nimero ye umukene nkaba ndavuze umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rero RIB Dr Murangira Bitseri yabwiye yahamirije kinyamakuru Igihe yego ko kugeza Eric Semuhungu yarezwe n'ab'igitsina gabo barenze umwe. Kwa Gadifata numvise bavuga ngo ni 3. Yego abagabo apana abagore ati barenze umwe iperereza riracyakomeje urutonde rushobora kwiyongera. Yego etc cyari cyo oya iya ETC ya ETC kugeza ubu abareze nabi igitsina gabo ukumva. Yego Semuhungu rero akurikiranwe ibyaha 3 birimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato binsubiremo neza gatoya gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina kuboroka byarakunaniye hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ndetse n'icyo gusebanya. Dr Murangira yahamije ko dosiye ya Semuhungu yamaze kugezwa mu bushinjacyaha. Yego shira akantu kitwa quotation mark hano hantu question mark akantu ntuze kubyerekana ngiye ukavuga nkuyemo inkweto ntuze kwerekana ibirenge byanjye uramenye. Oya icyo bareba nuko wunamye gusa ndakavuga nkuyemo inkweto urumva nubwo wasanga ubyerekanye ko nawe ntazi zakuryaga ariko aya nkuyemo inkweto ko karakomeye. Icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato giteganywa n'ingingo y'34 y'itegeko nimero 38/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ndapfuye none birarangiye. Vugira Gahinda byuka nabyutse Gahinda byuka nabyutse
igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 niyaza bitari munsi ya miliyoni imwe akitarenze miliyoni 2 kuyazabaho ntari bise mu ngara ya kuyazabaho ntari iyo myaka ahubwo icyaha cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa iteganywa n'ingingo ya 34 itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitari hejuru y'imyaka 5 niyaza bitari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 3. Icyaha cyo gukangisha gusebanya giteganywa n'ingingo y'ijana 29 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 3 niyaza bitari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. ariko uraho utarasenga nkibaza ibyo byaha byose bimuhamye iyo myaka yose barayitera oya ibyo babyita bakora generalisation ngaruko ntago mbyibuka bakora generalisation ngo barabihuza siko mu rukiko bakunda babihuza bakaba bashobora guhitamo kimwe muri ibyo bihano cyangwa ugafata ikindi cyangwa igito cyangwa bakora interval yabyo ariko babihuza bakora interval yabyo biterwa n'icyaguhamye uko mukuburana bishobora no kutamufata byose uko nta wamenya burya barimvuze bimufashe byose uko ngubu kugeza ubu numwere yego njya mbigusubiriramo una jihad numwere kuko barajuriye yego nuvuga ngo kagusana akantu mu itegeko ngiyo umuntu yajuriye abakiri umwere uko nayo mpamvu Kejon Wakabi yego uziko nawe yakatiwe yego ariko ko yajuriye ntago ari mageragere aracari hanze yego aho kantu nuvuga ngo igihe urukiko rutarabihamya nyine ngo rukubiteho yakashe ya nyuma yego nyugo biba byaguhamya cyangwa se utajure nyine ugatubyemera Semuhungu rero numvise abantu batebya kare ariko sinabikunze bacaga umugani uvuga ngo ninkwica mwihangane n'ubundi ntawandihiye kwiga ngo kirirabye se kirira la dernière hari kira dernière ayo ugiye kuvuga iyo nzi ngo guseka neza nuseka bwa nyuma mu kinyarwanda ho nibyo mu Faransa se nibyo urabizi nanjye navuze ati sinivanga mu byo ntazi wize muri groupe sikorere wowe agoma kubwiye ariko niho urumva ahangaha rero GB abantu bibazaga nyine batebya gutebya pana kugera ngo jihad nahanga nabimenye biri kuba biza celebra bingana gute uko uri kukuntu Semuhungu yavuze jihad amurimira hitaka agira gute Safediri kubu ngubu aho jihad arishimye niba yabimenye ujada harari kubyina rwose ku makuru nkesha umukobwa wanjye Keza Erika umubiri gimusuhuza nuko jihad ubu ngubu ngari mararya ryashitaguru kandi gutya aterekaho abyina avuga ati Nyagasani Yezu ushimwe ngo kuko wamvugaga uramunzaniye ariko nanone ntabyo nshaka oya ndasaba Imana avuga ni Nyagasani Imana ishobora byose ari ijuru n'isi Mana wererana Mana ukomeye cyane mushobora byose Almighty God Semuhungu bazasanga bitamuhama uko umugabo mbwa agira ati sekimbohe nta muntu wakwifuriza kujya ndariye ariko amategeko urayareka akagira gute agakora akazi kayo uwo muntu uri Dubai rero amakuru nkurura urumva yego nkesha umukobwa wanjye utuye Belgique ntavuze izina nuko umuntu uri Dubai ngo nawe ashobora kuba ari mu nzira ngaje kurega Semuhungu hashize imyaka 8 ngo Semuhungu akoze icyo bita fornication vugira ngo fornication ni sex iri hagati y'abantu bagize batarashaka abagore nyine cyo kwishimisha kwinezeza uwo muntu rero ngashobora kuba ari mu nzira vi Dubai aza kurega Semuhungu hano wacu mu Rwanda ikindi je toxic yaburanye uyu munsi toxic yego byayenze gute ariko amaye makuru yambwiye ko ngo atari buze ku rukiko bitewe n'impamvu atazi ntegereje ko bunye gusohokera bitamo amagarana ambwire uko byagenze yego Imana baho umugisha
kandi ikomeze barinde ibibahe gutunga no gutunganirwa. Nitwa Kabonyo.